ikintu cya mbere bakubaza, bafite umubabaro n'agahinda kenshi, barakubaza ngo tubabarire, utubwire izina rya wa mugabo uba hejuru iriya. Izina baba bakubaza nta rindi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wibuka inyuguti imwe ntabwo wibuka iya kabiri, ushakisha inyuguti ya kabiri ukayibura kugira ngo ubashe kuvuga Yesu. Ni uko twakoraga muri urwo ruganda rero. Iyo uruganda rwashomaga, giye nakoraga mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe bita amaproduit. Iyo uruganda rwashomaga byabaga ngombwa kwica abana b'impinja kwa muganga mu bitaro, bakagerageza kureba ababyeyi bagakuramo amada bakica abana. Saa sita z'ijoro yabaga ari isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kujya kuzana abo bana. Iyo urangije indahiro z'abaroze kuruwa, urahira indahiro zo kujya muri Framaso. Umuryango w'abaframaso naho rero urahira indahiro 6 zose hamwe zikaba indahiro 12. Ubu uri umukozi wa Satani ku isi wemewe. Iyo ugeze ku ndahiro ya 11 uhabwa imbaraga, ukaba wava mu Rwanda ukajya nko muri Amerika udateze indege, ugenda mu buryo bwa gishitani. Ni ukuvuga ngo aho uzagera mu gihugu uzageramo cyose, umuntu uzakwakira azaba ari umuframaso. Uwo muzicarana, uwo muzaganira aba ari umuframaso. Uwo mwuka wa framaso ni umwuka ukomeye cyane. Ni umwuka ushaka ko amadini yose aba idini rimwe, aterana akaba idini rimwe. Uwo mwuka uza wiyoberanya nk'abantu b'Imana, ariko mu by'ukuri bafite undi mwuka bakorana nawo. Ku Ruhimbi twawoherezagwa bita Rutindangezi na Nyirakagenza. Uwo Rutindangezi na Nyirakagenza babaga bashinzwe guteza y'amangambure ku Ruhimbi. Niba umukozi w'Imana ahagaze agiye gusoma ijambo ry'Imana, niba agiye gusoma muri Zaburi, ugahita umuvangira, yajya kuvuga Zaburi akavuga ati dusome muri Muzehe, kandi Muzehe nta gitabo agira muri Bibiliya. Yajya gusoma mu byakozwe n'intumwa, agasoma mu byakwiswe n'inkuba. Igihe cyose iyo Rutindangezi na Nyirakagenza babaga bahawe ikaze kugira ngo bahagarare ku Ruhimbi, nabo babaga bafite icyo bagomba gukora kubijyanye no kuvangira umuvugabutumwa. Iyo nageraga mu rusengero nabanzaga kubara inguni z'urusengero. Buri nguni nayihagarikagamo umumarayika wa Satani n'inkota ya kumuriro, abo twabitaga barinzi. Ku muryango nawohereza uwo bita Cyambuzi, yabaga afite uburoso ashinzwe guhanagura umuntu wese usohotse. Ukaza mu rusengero ukumva ijambo ry'Imana, ugafashwa, ukumva birajyamo neza, ukumva rwose urabyumva neza, ukumva byagufashije. Wagera ku muryango Cyambuzi niho yabaga arindiriye abakristo basohoka. Babagaragara yewe nk'abantu beza rwose, ariko imbere aba ari amasegaryana. Baba bambaye ishusho ariko imbere baba ari abadayimoni. Ushobora guhura nawe, abenshi baba bari ku mihanda bicuruza. Ushobora guhura nawe mukumvikana ibiciro, kuko iyo bicuruza nyine bacuruza imibiri yabo. Mwakumvikana ibiciro, mugasezerana ko mugomba kujyana mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo yagutuma, bafashe ubugingo bwanjye babukuramo dayimoni w'igikeri. Ndagereranya aka gapapuro na dayimoni w'igikeri yinjiye mu ishusho yanjye. Aho nanyuze ngenda banteretse mu ndobo, bashyiraho imigozi 2, banzamurira mu ndobo nk'abanzamuye muri esanseri, ariko mu by'ukuri bazamuye umubiri gusa. Iyi shusho ubugingo buzabona Imana barabusigaranye. Hazamutsemo imbere mu ishusho yanjye dayimoni w'igikeri. Nagarutse ku isi. Iryo jambo ni mu rurimi rwa kidayimoni, bagira indimi bakoresha ubwabo bumvikanaho. Iryo jambo rero ni ijambo ribi cyane, rituka Imana, rikayambika ubusa. Iyo uvuze iryo jambo, ni ukuvuga ngo hari abadayimoni, hari imyuka mibi uba wikururiye muri wowe. Ugasanga umwana yagiye ku ishuri, agarutse yarangiritse, ubibona ko yangiritse kandi yaragiye ari umwana muzima, kubera dayimoni umwe. Iyo umufunguriye umuryango muri wowe, hinjira abadayimoni 7 bashoreranye. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye.
bankoraho riraka n'abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Haleluya. Nitwa Rebecca, uzwi ku izina rya Alice, abantu benshi banzi ku izina rya Alice bitewe n'amateka aba yararanze umuntu. Mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, karere ka Rwamagana, mu murenge wa Musha. Mvuka mu muryango w'abana 9, navutse mu 1984. Data kimara kumbyara yanyise umwari kuko navukiraga mu muryango w'abana benshi b'abahungu. Navutse nkenewe kandi nkuzwe, umuryango wanjye warankundaga cyane. Nabayeho ngeze imyaka 7 narabatijwe, maze kubatizwa kuko wacu twara abantu b'imbere mu idini cyane. Ndakurangira imyaka 10. Mu gihugu cyacu habaye intambara. Muri iyo ntambara nk'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye nubwo bapfuira muri Kiliziya ya Musha, ariko jyeweho Imana irandinda ingirira neza. Icyatumye ndinda rero ubu ngubu nibwo ndimo kugisobanukirwa. Mu 1995 nabonye umuryango Undera warandeze haba neza nta kibazo, ariko nari mfite ikibazo nanjye ntazi aho cyavaga, cyane ko ibyari bimaze kumbaho byari ibintu bintunguye, kubyakira byabaye kibibanza kunanira. Nabanye na mubyara wanjye yarandeze, nabaye nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe nabo ubwabo badasobanukiwe. Hafi yo mu rugo haje gutangira ishuri rya secondaire rya Lycée de Lumière ry'i Remera. Iryo shuri ritangira niryo shuri rya mbere ryatangiye i Remera, kuko hari hafi yo mu rugo. Byabaye ngombwa yuko anjyana gutangira nanjye kwiga, ndabimwemerera. Umunsi wa mbere turi bujye kwiga narabyutse nditegura nk'abandi banyeshuri. Twaragiye tugeze ku kigo tugiye gusaba ishuri, maze kugerayo nahuye n'ikibazo aricyo shaka kubabwira, arizo ngorane nagize mu buzima na n'ubu ngubu ari byo bibazo nahuye nabyo. Abantu benshi banyitirira amateka y'ibyo bibazo nahuye nabyo. Mu kujya kwiga kwanjye nagiye nk'abandi bana, nagiye kwaka ishuri nk'abandi bana, njye kwiga nk'abandi bana, ariko nahuye n'impanuka mu buzima nanjye ubwanjye yantunguye. Ibyambayeho ntabwo iwacu bakoranaga n'abadayimoni, ntabwo iwacu babandwaga, iwacu ntibaterekeraga, iwacu wari umuryango wa Gikristo. Ariko ibyambayeho nabonye yuko ari impanuka nagize mu buzima. Ibyambayeho ntabwo nabyihamagariye. Tugiye ku ishuri nahuye n'umwana usohoka kwa directeur ibyo ninjira, ambonye arandamutsa anyereka kwanzi, nanjye naga kumwirengagiza. Ndamuramutsa aranjira ngira ngo mbega witwa nde? Ndamubwira ngo nitwa Alice. Arambwira ngo ngo nanjye nitwa Alice. Arangije arambwira ngo kandi nari mbizi kuri buze kwiga hano. Numvise ibyo byose mbeshya kuko numvaga ntaho nzi. Narakomeje njya kwa ishuri, ndagenda directeur aduha ishuri. Amaze kuduha ishuri narasohotse njya kureba ishuri yaranywerejemo, sanga wa mwana yandindiriye ku muryango. Arangije arambaza ngo harya witwa Alice? Ndamubwira ngo nitwa Alice. Arambwira ngo nagewe nitwa Alice. Arambwira ngo kandi nari mbizi kuri buze kwiga kandi ni wowe nari ntegereje, ngwino tujye mu ishuri. Uwari uzanye yabonye yuko mbonye inshuti, arangije ansezera arambwira ati sawa bye, genda utangira amasomo kandi ugira amasomo meza. Umwana yaramfashe turagenda dutangira amasomo. Tukigera mu ishuri nasanze intebe zose ziriho abanyeshuri, ariko intebe y'inyuma itariho umunyeshuri n'umwe. Arambwira ngo jewe nawe ndaje dutangire kwiga kandi tuzajya twicara hariya jewe nawe. Twatangiye amasomo turiga, nkurikiranye ubuzima bw'uwo mwana w'inshuti yanjye. Sanga n'umwana uzi ubwenge, ibyo twigaga adahari yarazaga akabitsinda, ibyo twiza harakabitsinda. Ariko njye nkagira ngo n'ubwenge karemano, n'ubwenge asanzwe afite, n'ubwenge wenda niko mu muryango wabo bimeze, ariko kuko niho ubwenge bwanjye bwashikiraga.
nabanye n'uwo mwana tubana twiga nta kibazo, nanjye ntangira kugira ubwenge ariko atari ubwenge mu by'ukuri mfite, ahubwo ibyo baduhaga gukora habe interrogation we yaranyerekaga ku buryo nyitsinda. Yaba ari mu kizame bamushyira muri lokale ya mbere bakashyira mu ya gatanu, najyaga kubona nkabona umwana twegeranya mpereje urupapuro, nareba nkabona umukono n'uwahise, nkibaza aho ruturutse ariko simbiha umwanya munini, ngewe kasubiza ikizami arumeta, atangira kugira ngo ibyo aribyo byose nanjye ubwenge narabumenye, naho nta bwenge namenye, ahubwo we afite indi myuka akoresha. Arise nahuye nawe, Arise nabanye nawe, Arise nabaye inshuti. ibyamamare.com Twaramanutse tumanuka mu Gihogere dufata Nyabisindu turamanuka hasi. Murabizi kubazi mu mujyi wa Kigali hagati ya Nyabisindu no hakurya Kibagabaga harimo irimbi ry'Iremera. Muri iryo rimbi harimo inzira nyabagendwa irimo. Twafashe iyo nzira turambuka, nta n'umutima nigeze ngira wo kumubaza ngo mbega turimo turajya hehe, numva bigere byose amaherezo turi bugere iwabo. Tugeze aho nakwita hagati no hagati mu irimbi, waho umuntu areba hakurya Ikibagabaga, yari ari imbere yiwe ndi inyuma ye. Ibyo mbabwira ni ibintu byambayeho saa yine z'amanywa, ntabwo ngewe narose, kuko nararose nabisobanura mu buryo bw'inzozi, nareretswe nabyo nabisobanura mu buryo bw'iyereko. Ibi ngiye kukubwira ubitandukanye no kurota cyangwa se no kwereka, ni ibintu byambayeho jyewe saa yine z'amanywa, n'umubiri wanjye n'ubwenge bwanjye n'amaguru yawe. Yari ari imbere yewe ndi inyuma, twari hagati no hagati mu irimbi muri kimwe cya kabiri kiriya. Yarahindukiye areba ku ruhande, arebye hari igituro, hari umusaraba bigaragara ko hahambwe umuntu. Yarahindukiye arareba abona hari umusaraba, ava mu nzira twari turimo aragenda ajya kuri wa musaraba. Nasigaye muri ya nzira mpagaze, ageze kuri wa musaraba yapfukamye imbere y'umusaraba arasenga. Jyewe nagize ngo arimo arambeshya, kuko kuva twabana nari ntaramubona nabi. Yarapfukamye arasenga, umuntu arimo arasenga, jyewe uko nakagize ngo arambeshya nkamubwira nyamara aho hantu ni habi, kandi amagini aragufata, sinkamenye ko ari we gini. Ndakomeza ndamubwira ngo amagini aragufata, kandi abadayimoni baragufatira aho ngaho, amagini n'umumarimba aragufata ngira ngo mutere ubwoba, sinkamenye uwo ari we. Yarakomeje arasenga, nanjye ngira amatsiko yo kureba ibyo asenga, kuko yaramaze umwanya asenga kandi mbona nta kintu abaye. Nanjye navuye mu nzira nari ndimo ndagenda, ndamwegera iruhande rwe hafi ye ngira ngo numve ibyo avuga. Nagiye kumva numva ntavuga mu Gifaransa, ntavuga mu Cyongereza, ntavuga mu Kinyarwanda, aravuga ururimi ntabasha kumva. Ntega amatwi ngo numve ibyo avuga neza, yavugaga indimi ntabasha kumva. Ngira ubwoba bwinshi, umutima wanjye wafashwe n'ubwoba, numva ubwenge bwanjye burimo buragenda buhagarara. Sinari mbashije gutekereza ibyashize cyangwa se ibiri buze, ubwenge bwanjye bwabaye kuba ugenda buhagararira aho ngaho. Yarakomeje arasenga, yasenze nk'iminota 3. Nyuma y'iminota 3 nagiye kureba nanone ngo mwitegereze, nsanga ya sura yari afite irimo iragenda imuvaho. Bwa bwiza yari afite burimo buragenda buhunguka busa kubutakara, agenda ahunguka kuva ku mutwe, agenda ahunguka igice ku kindi paka kugera ku mano. Yagenda agasigara ariko amagufwa gusa, yarameze nk'ikintu nanjye ubwanjye ntashobora gusobanura akataye. Namwitegereje ubwoba buranyica, nta hantu nari mfite ho guhungira, na hamwe mpebera urwaje. Ariko inuma y'inyabugingo itorera mu itongo ry'Uwiteka. Uko yagasenze amaze guhinduka, yahagurutse aho yasengeraga, nagiye kubona mbona ahavanye amavi haratigita cyane. Nagiye kubona mbona aho twari duhagaze imbere yabo, aho kuya amavi hariyashishe, hamera nk'uko ubona imisozi kwa kundi inkangu iza igacamo umusozi kabiri. Nuko nabibonye n'amaso yanjye, hacitsemo kabiri hariyasa. Nagiye kubona mbona ingazi imbere yanjye, mbona amayesikariye. Hari icyo nabonye kuva n'abana n'uwo mwana w'umukobwa Yarise yarataramwira nabi.
yarakarambwira ikintu kimbabaje. Yarahagurutse kuko yari yamaze guhinduka, nanjye ubwanjye namutinye mbona ko ari ikindi kintu ntazi ubwo ari bwo. Arangije afata ukuboko arambwira ngo cishwa hano. Nagiye kubona mbona ingazi, mbona esikariye, yafashe ukuboko tumanuka twiruka. Ahantu twamanutse iminota 30 ndahazamutse umwaka n'amezi ane. Kumanuka biroroha ariko kuzamuka ni izindi mbaraga. Urugero rwa hafi uzarebe gukora ibyaha biroroshye ariko kubyihana birakomeye. Kugwa biroroshye ariko kwihana birakomeye. Nagiye mfite imyaka 11 nibwo nakundanye n'iryo jini ngirirwa n'umuntu muzima. Nk'uko mubibona kuri iyi foto niko nagiye ngana mfite imyaka 11 n'ukungu kunanganaga. Ahangaha nari maze icyumweru kimwe ngiyeyo. Ibyo ni ibintu byambayeho saa neza mpamvu kugira ngo ubwire abantu ko ikuzimu habaho kandi ushobora kujyayo n'umubiri ibyoroshye. Ariko amafi ni menshi, nanjye hari sinagezemo, kandi iyo si mu minsi 7 nari narimo n'umubiri wanjye, ariko nyuma y'iminsi 7 ntabwo nari ngiyibamo n'umubiri wanjye. Twamanutse twiruka, twahuye n'abaje kutwakira. Nageze mu isi y'imyuka mibi, nageze mu isi ya gishitani, nageze mu isi abantu benshi batazi kwibaho, nageze mu isi nshaka kubasobanurira, nageze mu isi iteye ubwoba, mu isi butira cyangwa ngo buke bihora ariko mukabyita. Abantu baje kutwakira bari abantu bafite amashusho ntasobanura, ariko hari n'abandi bari bafite imibiri yabo. Narabitegereje n'ubundi ubwoba bwanjye, ariko nabonaga ko nageze ahantu hadasanzwe cyane ko intumwa y'inshuti yanjye yari yamaze kumpinduka, namaze kubona yuko ari ibintu bikomeye. Nategereje ikiri bumbiro. Bamaze kujyana ahantu ku kazu gatoya, kari akazu karimo amafirigo gusa. Ayo mafirigo umwe ngiye kubona mbona afashe isiniya iriho icyuma kinini kibengerana, yegera firigo ya mbere. Nari nzi ko bagiye kumbaga n'ubundi ubwoba nari ngifite kuko nari nambaye ibintu. Uwa kabiri afata isiniya iriho ibikombe 2 binini, yegera firigo ya kabiri. Uwa ufite icyuma ku isiniya afunguye, ngiye kureba mbona mu duhanga tw'abantu n'amaguru y'abantu n'ibihimba. Yafashe cya cyuma akata inyama ashyira ku isiniya. Uwa kabiri yegereye firigo ya kabiri afunguye, ngiye kubona mbona n'ibijerekani binini byuzuye amaraso asuka muri bya bikombe. Dore ko igihe burya yasaza ziryari ngisi. Bamaze kuzimanira abashyitsi, Alice yaranyitegereje arandeba, arangije arambwira ngo sawa bye, ntabwo tuzongera kubona n'ukundi. Misiyo yari afite kuri jyewe yarayirangije. Nta n'ikindi kintu nari ngipfana nawe, nta n'ikindi kintu yarakicaka. Nagize ibyago mu buzima. Abandi bajya mu hantu babitekerejeho, bagiye gushaka ubutunzi, abandi bagiye gushaka icyubahiro, abandi bagiye gushaka ubwenge, ariko jyewe byarantuye. Ni ibintu byambayeho kwiteguye. Alice amaze kugenda baramfashe, abagombaga kunyigisha banyigisha iby'iyo si ngezeho. Nize amateka menshi y'iyo si, banyeretse ibintu byinshi byo muri iyo si. Baramubwira ngo bagomba kuntembereza ahantu henshi, bambwira ngo kandi jyewe nzarahirira indahiro 6 gusa njye kuba muri Amerika, nzajya gushinga y'idini, kandi iryo dini rizaba ari idini umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Yitabirwa n'abantu benshi. Ubu mba ndi umuyobozi w'idini runaka muri Amerika, ndi umuntu ukomeye, ariko umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza, ntabwo ari mubi. Imana hari icyo yari yarabitekerejeho kera, mbere y'uko ibyo ngibyo bimbaho. Imana yamenye ngira umusoro mu nda y'abantu. Imana nishimwe.
hari ikintu nabonye rero bariho banganiriza, umwe muri bo yambwiye ko agiye kundembereza akanyereka isi nagezemo, ngomba kuyiga nkayimenya kandi nkajya asobanura iby'iyo si neza umuntu wese ubashije kusobanuza iby'iyo si. Barantembereje, natembereye ahantu henshi ariko hamwe mu ho natembereye, kuko ubu buhamya bwanjye bufata nibura iminsi 3. Muri iyo minsi 3 rero iyi CD ni ntoya cyane, ni ukuvuga ngo ndababwira nibura bimwe mu byo nabayemo no mu byo nakoze, wenda ibindi nazabibagezaho ku gice gitaha. Ahantu hambere bantembereje mu nzu ndende n'iyigarikyo cyangwa itarigira simbizi kuko ntabwo nayigenze ngo nyirangize. Ndibuka ngeze imbere y'iyo nzu ku muryango hari handitseho ngo ni mize. Iryo jambo ngo mize cyangwa se ni inzu ndangamurage ya gishitani. Twinjiye muri iyo nzu nabonye ibintu byinshi. Ndibuka ku gikuta nasanze igishushanyo kinini cyane cya Satani Luciferi n'abamarayika bamuherekeje. Hari handitseho ngo yewe wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye, amanutse afite umujinya mwinshi kuko azi ko afite igihe gito ku isi. Narakomeje ndagenda, basobanuye yuko nguwo ari umwami w'abami, uwo ari utegeka iyo si. Narakomeje ndagenda, nabonyemo amafoto menshi y'abantu bari ku isi ndetse bamwe bari no mu mirimo. Nabonyemo amafoto menshi y'abantu bamwe bapfuye, nabonyemo amafoto menshi cyane, ariko naje kugera ku ifoto y'umuntu nzi. Nigezeho uwo muntu nari mbizi ko yari umuntu Kristo cyane mbere y'intambara ya Jenoside muri wacu. Mugezeho ndavuga umwe muntu ko ari hano kandi mbizi ko ari no ku isi. Barangije barambwira ngo nubwo ubona ari hano ariko ni intumwa yacu ku isi, kugira ngo tubashe kumukoresha ku isi neza tunyura muri iyi foto, kugira ngo twohereze imyuka imukoresha ku isi bitewe n'icyo dushaka kumukoresha tunyura muri iyi foto. Iyo dushatse kumwohereza imbaraga tuzohereza tunyuze muri iyi foto. Ibyamamare mbajije ibye basobanurira yuko ibyo byaha byagiye biba ibyabo ari byo babahamagariramu, barangiza bikabahesha amafoto yo kubamanika muri ya nzu, noneho bakajya babakoresha banyuze muri ya mafoto, bakabagira intumwa za Satani ku isi kandi ari abantu bazima. Nakomeje ndagenda muri iyo nzu, nabonyemo ibintu byinshi. Nibuka nageze ku gishushanyo kinini cyane cy'umugore uteruye umwana. Barambwira ngo uyireba ni Semiramise ateruye Nimurodi. Icyo gishushanyo bakimbwiyeho ibintu byinshi, bakisobanuriyeho ibintu byinshi. Icyo gishushanyo n'amagingo nk'aya ubajije mu bihugu bimwe na bimwe usanga hari aho bagisenga ibyo bishushanyo, ariko byatugeraho bikatugeraho byitwa irindi zina. Icyo gishushanyo cy'uwo mugore uteruye umwana nabajije amateka yacyo. Iyo bagisobanura bakoresheje Bibiliya, kuko nabo bakoresha Bibiliya. Reka wenda turebe mu byakozwe n'intumwa igice 19 kuva ku murongo wa 23 turebe icyo Bibiliya ivuga. Ijambo riravuga ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemi, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati, mwabagabo mwe muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Pawulo yoheje abantu benshi akabashuka ati, imana zaremwe n'abantu ntabwo ari imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahirwa, n'urusengero rw'imanakazi ikomeye Artemi narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya bose basenga n'abandi bose basenga, yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Nabo babyumvise bagira umujinya mwinshi, barasakuza bati, Artemi y'Abaefeso yasobanuriye kuri iri jambo
ubajije n'amateka n'ibingubu n'amagingo n'aya muri Efeso ahantu hamwe na hamwe baracyasenga uyu mugore, bamwe bamwita ngo ni Diane, abandi bamwita ngo ni Artemi, abandi bamwita ngo ni Semiramise. Jye nasanze bakoresha izina rya Semiramise. Uyu mugore namubabwiraho ibintu byinshi. Uyu mugore afite imbaraga nyinshi cyane mu isi. Niwe mugore ufite imbaraga, ashinzwe gutsikamira amasengesho, umwuka we uba mu kirere, ashinzwe gutsikamira amasengesho cyangwa gufasha Imana. Ugasanga umuntu ashobora kumara iminsi 3 mu masengesho, mu cyumba cy'amasengesho asenga Imana. Ya minsi 3 yarangira, hari amasezerano y'Imana yamuhaye. Wenda agiye kwibutsa amasezerano y'Imana. Imana ikibuka ibyo yamusezeranyije. Muri cya gihe umurekuriye wa mugisha yamubwiye, Artemi we agawufatira mu kirere. Awufatira mu kirere bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo we agerageza uburyo bwose ashoboye. Awufata kubera ko hari aho udatunganiye Imana. Ariko niba hari aho utunganiye Imana, usenga utunganiye Imana, usenga ugororotse, byanga bikunda bya sengesho ryawe birazamuka bikarinda rigera ku Mana. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite ikigutandukanya n'Imana, iyo usenze amasengesho yawe aratsikamirwa. Ni nta handi usenga ukumva urasenga usa nk'ukubita ku gikuta, amasengesho akakugarukira. Niyo umugisha umanutse rero ukagusanga muri ako kazitiro, ni ukuvuga ngo arawutangira. Iyo agusanze utari mu mwanya mwiza, arawuzitira. Artemi yari imana y'Efeso. Yari afite, Bibiliya yatubwira ngo yari afite urusengero bamusengeragamo. Ngo umuyobozi w'urwo rusengero yari Demetiriyo. Demetiriyo ngo yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemi, akungukira abacuzi be byinshi. Igihe kimwe haza kunyura umuvugabutumwa Pawulo, agenda muri Efeso, anyura muri Efeso, agenda yigisha ngo Imana zaremwe n'abantu ntabwo ari Imana nyakuri. Itorero biza gucikamo kabiri, bamwe bajya ku gihande cya Pawulo, abandi baguma ku gihande cya Artemi. Nicyo gihe ngo habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Ngo umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, wacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemi, akungukira abacuzi be byinshi, ngo abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, babwira ati twumvikane, murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso gusa, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Pawulo arimo arosha abantu ngo Imana zaremwe n'abantu si Imana nyakuri. Kandi murabizi ko niko twebwe umuco wacu ni nako twatoje abantu. Ngo nabo babyumvise bagira umujinya mwinshi, barasakuza ngo Artemi y'Abayefeso irakomeye. Uyu mugore Artemi afite imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi basenga Artemi na Nimurodi, bazi ko basenga ngo umwana na nyina. Uwasobanura iby'uyu mugore Artemi na Nimurode ariwe Semiramise, ariko bamwita ikuzimu, ni amateka maremare. Ariko reka iby'icyo gishushanyo mbihinira aho ngaho, gusa abwirwa benshi akumva beneyo. Naje kuva aho ngaho muri iyo nzu, banjyanye ahantu ku mazi menshi, hageze nahasanze umugore mwiza cyane. Kumwitegereza nasanze ari umugore mwiza, naramurebaga nkabona ishusho ni mwiza. Ariko ngize ngo ndareba hasi ku birenge, hasi nisha ariko hejuru n'umuntu. Barambwira ngo uriya ni Mayimuna, ashinzwe gutanga ubukire cyangwa ubutunzi. Uragenda ukamubwira ikibazo ufite, mu gihe runaka wamusabiyemo aguha ibyo wamusabye. Uragenda akaguha akatsi cyangwa agasokozo cyangwa akabuye, akakubwira ngo genda ugakoreshe gutya na gutya na gutya, uzabona icyo wasabye mu gihe wagisabiyemo. Iyo ubikoresheje nk'uko yabigusabye, ubona icyo wasabye mu gihe wagisabiyemo. Uwo mugore afite imbaraga, atanga ubutunzi, ariko ubutunzi nta butunzi bwo mu mwijima, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Arabuguha ariko nta mahoro. Baguha ubutunzi, bakakubwira uko uzabwitwaramo, bakakubwira ngo turabiguhaye, ariko ntuzigera urya ibiryo bikaranze, uzajya urya ibijumba n'ibishyimbo. Uzubaka ama etaje, wubaka amazu meza, ariko uzubaka kandi ka nex ugasakaza ibyatsi, bakubwira kuntu uzakubaka. Ntuzigera uryama kuri matora, uzaryama ku rutara rushasheho wenda ibyatsi, ruriho n'ikirago. Bagira uko bagutegeka uryama, bagira uko bagutegeka urya, bagira uko bagutegeka kugenda, ku buryo nta mahoro na makeya ushobora kugira. Ushaka amahoro ukayabura, kandi ibyo byose naho byaza ari byinshi, ariko nta mahoro ufite, ntacyo bimaze.
turiho kuko dufite amahoro, tugubwa neza kuko dufite amahoro. Ariko iyo bamaze kukunyaga amahoro bakayatwara, ibyo ufite byose biba ari imfabusa, nta nubwo bishobora kukunyura. Mayimunu waguha ubutunzi ariko nta mahoro ugira mu buzima, urinda upfa nta mahoro ugize. Iteka ryose yaguhaye ubutunzi agusaba igitambo cy'amaraso, akakubwira ngo ndaguhaye, ariko nawe gira icyuma, ntambira nk'umwana wawe w'imfura cyangwa se ntambira umuhererezi wawe. Niba ushatse utarabyara barakubwira ngo turafunga umugore wawe ntuzigera ubyara na rimwe, uzapfa utabyaye. Iyo umaze kubyemera rero mukorana amasezerano, barakubwira ngo niba utarabyara dutambira umubyeyi ukunda, niba nta mubyeyi dutambira inshuti yawe. Ibyo nibyo nagiye mbona bakoresha igihe cyose, bakoresha ibimenyetso by'ibitambo by'amaso. Mayimuna naramwitegereje ndamureba, afite ibikorwa byinshi ayoboye mu mazi, banjyanye ahantu mu mazi bajya kutwereka ibikorwa akora, ibikorwa ayoboye aho ngaho. Twageze ku basore beza ubona rwose b'urubyiruko. Abo basore ni abarozi baza kurogesha isi amagambo y'amaterme, babaza bafite aho bavuye, bafite ibyo baje gukora ku isi. Noneho n'abandi bazima babibona bakagira ngo ibyo bintu ni style nziza, nabo bakabikurikiza, ariko babizanye bafite impamvu yabyo. Nk'urugero ukajya kubona ukabona nk'umusore cyangwa se n'umugabo, dore ko ubu ngubu noneho twajwemo, akambara ipantaro. Ibyo bintu akenshi muzabisangana n'ababa bambaye ukuntu, akambara ipantaro aho kugira ngo azirikiraho ipantaro yagenewe ngo yambaye ngo pocket down, ipantaro akayimanura akayambarira hafi munsi y'ikibuno, ikagenda irereta nkaho hari ibyo yakozemo. Abo basore nibo uzasangana utwo duterme. Urugero ukajya kumva nko hanze y'abasore, ujya kumva karavuze ati ndagaswe. Ijambo bita ndagaswe uwo musobanuza ngo mbega iryo jambo rivuze iki, ntabyaza, ariko icyazi cyo nuko bivuze. Iryo jambo ni mu rurimi rwa kidayimoni, bagira indimi bakoresha ubwabo bumvikanaho. Iryo jambo rero ni ijambo ribi cyane rituka Imana rikayambika ubusa. Iyo uvuze iryo jambo ni ukuvuga ngo hari abadayimoni, hari imyuka mibi uba wikururiye muri wowe. Ugasanga umwana yagiye ku ishuri agarutse yarangiritse, ubibona ko yangiritse kandi yaragiye ari umwana muzima, kubera dayimoni umwe. Iyo umufunguriye umuryango muri wowe hinjira abadayimoni 7 bashoreranye, ntabwo hinjira umwe gusa ngo birekere aho ngaho. Urundi rugero rwa kabiri ukajya kubona ukabona hari ibintu bigezweho hanze aha ngaha ngo ni amachensi. Chance ntabwo ari ijambo ribi, ni ijambo riri mu Cyongereza bivuga amahirwe cyangwa se chance. Ni ukuvuga ngo iryo jambo mu by'ukuri si ribi, ariko kubajya kuzanayo imbaraga cyangwa se icyubahiro, cyane cyane nko muri abaririmbyi cyangwa se abacuranzi bajya kuzanayo imbaraga, kuko hariho abacuranzi cyangwa se n'abaririmbyi bamaze kurebayo bajya kuzana imbaraga, bajya kuzana ubuhanga bwo kuririmba. Iyo bamaze kumuhimbara baramubwira ngo nugera aho uri bukorera igitaramo, buri muntu wese muba muri kumwe kuri stage uri bugufashe kuririmba, ugende umuramutsa umuhereza amachensi. Kwa kundi umusore afunga ingumi undi agafunga ingumi, bakagongaho amachensi mwana bintu nk'ibyo. Iryo ntabwo ryari ijambo ribi, ariko uburyo rikoreshwa ntabwo wamubona ari hariya ngo umubwira ngo chensi gusa, bigira ikimenyetso nibura bigendana nacyo. Icyo kimenyetso rero nicyo baba barabaye, bakabwira ngo igihe cyose nagera aho aririmbira uzamufasha kuririmba, azagenda buri muntu amuzenguruka amuhereza amachensi. Uko azagenda amuzenguruka amuhereza amachensi niko bazajya bohereza imbaraga. Ni nka karibu abahaye imbaraga z'imyuka mibi kugira ngo bazamuke bafashe wa muririmbyi kuririmba, n'aba bacuranzi babafashe. Icyo gihe bahuma abantu bose baje muri icyo gitaramo amaso, naho yaririmba yambaye ubusa bahita babona yuko ibyo akora ari byiza ari bizima, ariko mu by'ukuri we afite misiyo. Abandi rero babibona nabo bakabona ni ibintu byiza, ariko ntibazi aho bivuye, ntibazi ababikora ni bande, ese bagambiriye iki, ese bivuze iki, ese biriya bisobanuye iki. Ni ikibazo gikomeye. Tumaze kuva aho ngaho twaragiye tugera ahandi hantu hari abakobwa. Abo bakobwa
nkibitegereza nasanze ari abakobwa beza kubareba gutya ku maso ishusho yabo nabonaga ari abakobwa beza. Abo bakobwa rero kuwa gatanu aba ari igihe cyo kujya mu masaro de coiffure, kujya mu nganda kuzana imyenda bari bukorane ku isi. No kuvuga ngo nimvuga mu nganda cyangwa se mu masaro de coiffure uko tubona isi imeze hari umujyi uteye ubwoba, ariko ikibazo ntibucya cyangwa ngo bwire, kandi nta mahoro umuntu waho uwo ari we wese aba afite. Abo bakobwa rero bajya mu nganda kuko nazo zirahari zikora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Abo bakobwa saa 11 za nimugoroba kuwa gatanu barazamuka, baba bafite aho bagomba kunyura bazamuka hano ku isi. Iyo bamaze kuzamuka hano ku isi baba bafite misiyo bajeho, nibo bazana imbaraga z'imyuka y'ubusambanyi bw'amoko atandukanye. Isi ifite ikibazo gikomeye cyane ku bw'abo bakobwa. Baza mu ishusho y'abantu, baba bagaragara nk'abantu, baba bagaragara nk'abantu bazima, baba bagaragara yewe nk'abantu beza rwose, ariko imbere aba ari amasegaryana. Baba bambaye ishusho ariko imbere baba ari abadayimoni. Ushobora guhura nawe, abenshi baba bari ku mihanda bicuruza, ushobora guhura nawe mukumvikana ibiciro kuko iyo bicuruza nyine bacuruza imibiri yabo, mwakumvikana ibiciro mugasezerana ko mugomba kujyana mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo yagutumweho, iyo umusomye gusa baba bazi igihe abo muzahurira, n'igihe muzahurira, n'isaha muzahurira, n'iminota muzaba muri kumwe. Aho muzahurira baba bahazi, igihe cyo guhura cyawe nawe iyo kigeze ikuzimu haba hari uruziga rw'abadayimoni. Iyo agusomye gusa agucira mu kanwa ikintu gifunguye hasi no hejuru nk'umukono w'agacuma. Iyo giciriye hasi icyo gihe abari ikuzimu bahita baguhamagariramo. Bashobora kutakujyana wese ngo ugende ubure, ariko bahita bahamagara umwuka wawe, umwuka muzima, bakawukurura. Icyo gihe iyo uhagaze uhita umera nk'ufashwe n'isereri ukuntu, bahita bohereza undi mwuka mubi muri wowe. Umuntu ukabona yari intangarugero, yari umuntu muzima, nta kibazo yari afite, yari umugabo wiyubashye cyangwa umugore wiyubashye, ariko umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ukajya kubona ukabona umuntu arapfuye ahagaze, ukabona imico irahindutse, ukabona ntabwo uzi ukuntu abaye. Bamwe bakavuga ngo barwaye abadayimoni. Hari ababa bahuye n'icyo kibazo ariko ntibabisobanukirwe. Iyo bohereje undi mwuka rero muri wowe, icyo gihe basigara aribo bagukontorora. Igihe bashatse kukwicira barakwica, icyo bashatse kugukoresha baragigukoresha, ariko cyane cyane ubutasambanaga bahita bamuroha mu ngeso z'ubusambanyi. Bamwe bagatangira gucuruza ibiyobyabwenge, abandi bagatangira kubaroha mu kubinywa. Abo bakobwa bafite misiyo ndende kandi mbi hano ku isi. Nibo bazanye imyambarire igezweho irimo irambikwa abantu ubusa, irimo irambika ababyeyi ubusa, irimo iratwambikira urubyiruko ubusa. Ugasanga umwana w'umukobwa yambaye ukagira ngo yibagiwe kwambara, wamureba ukavuga uti ibyo byose ashobora kuba yavuye mu rugo ariko yibagiwe kwambara. Yagira ngo arambaye nibura ngo yambaye ipantaro ntako atagize, ugasanga yihambiriye yiboshye, ukagira ngo bashyizeho karubone, ukagira ngo bamudekaritse. Bo bafite misiyo, barimo barazana imyambarire irimo irambika abantu ubusa. Abantu barimo baragenda ku musozi bambaye ubusa, ugasanga umuntu yambaye umukondo wazi, umukondo uri hanze, n'umwana w'umukobwa utegereje ejo heza hazaza, ategereje umusore uzamubenguka, ariko amabere ari ku gasozi, ikirero cyose agitwaye ku gasozi. Bibiliya ivuga ngo umusozi uri mu mpinga nujya wihisha, turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo uwo musore uzakurambagiza azabanza arebe niba ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi. Ugasanga ababyeyi, umubyeyi aruzukuruje, afite abuzukuru, afite abakwe, ariko wareba imyambarire ye, yambariye abakwe ubusa, yambariye abuzukuru ubusa, yambariye abana b'ubusa, arimo arabaha ingero. Uwo mwuka urimo urakora cyane bikabije, kandi uwo mwuka wazanywe n'abo bakobwa nasanze aho ngaho. Bo bazanye iyo myambarire bafite misiyo. Abandi nabo babireba ejo ugasanga yambaye ubusa ngo ni modeli zigezweho, ariko ntabwo ari modeli, ahubwo bo bafite misiyo bajeho hano ku isi. Niyo mpamvu rero umuntu wese ashatse yabera amaso umubiri ndetse n'ubugingo bwe. Naje kuva aho ngaho maze kureba ibikorwa by'abo bakobwa, mva aho ngaho natemberejwe ahantu henshi, nabonye ibintu byinshi.
naje kujya guhabwa akazi. Mbere yo guhabwa akazi nabanje kwitaba inama, nitaba inama, ngeze mu nama nsanga ni inama y'ishishi n'ibikeri, kandi izo shishi n'ibikeri bivuga ni jyewe nari ndimo nambaye umubiri wanjye. Ngiye kumva numva urushishi ruravuze ngo none ko nibitinda ari si uyu nguyu bizamenyekana ko abahari, kuko umuryango we numubura bazashakisha, nibashakisha bazagwa kuri ba bantu basenga wa mugabo. Uwo mugabo bavugaga na wundi ni Yesu Kristo, kuko iyo ugezeyo kuvuga izina rya Yesu ntabwo bishoboka. Ugerageza kugira ngo uryature ariko ntibishoboka, kuko unabishoboye ukarivuga haba intambara ikomeye kubw'iryo zina. Bazirikana icyo Yesu Kristo yabakoreye amaze kugera ikuzimu, baramwubaha baramutinya. Iyo ugezeyo rero ukigerayo bwa mbere, ikintu cya mbere bakubaza, bafite umubabaro n'agahinda kenshi, barakubaza ngo tubabarire, utubwire izina rya wa mugabo uba hejuru iriya. Izina baba bakubaza nta rindi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wibuka inyuguti imwe ntabwo wibuka iya kabiri, ushakisha inyuguti ya kabiri ukayibura kugira ngo ubashe kuvuga Yesu. Ni ibintu bikomeye, nako ntibinashoboka, ntabwo bishoboka ko ushobora kuvuga izina Yesu iyo umaze kugerayo. Ni ukuvuga rero ngo izina Yesu ubwaryo iyo ugezeyo riba rifite agaciro kandi riba rifite umumaro. Kugira ngo uryature rero ibyaho byose birabomborekana, inganda zigashya. Urushishi rero rwaravuze ngo ba bantu basenga wa mugabo nibamara kumenya ko ari ahangaha bazahamagara wa mugabo azamudukura mu maboko. Hari icyo twakora. Igikeri ubwacyo kiravuga ngo noneho nanjye nemeye kwitanga kugira ngo ninjire mu ishusho ye. Murabizi ko ishusho y'umuntu atari we muntu. Ninjire mu ishusho ye nzamukane nawe ku isi, ariko ubugingo tubusigarane. Murabizi ko ishusho y'umuntu ntabwo ari we muntu, bampuzemo abantu babiri b'umuntu umwe. Ndabaha urugero. Iyi ni sede, ari kirimo imbere cyitwa sede, iyo iri kumwe n'iyi poshete byose byitwa sede. Ariko mu by'ukuri hari sede nyirizina, hari na poshete. Mfite uburenganzira bwo gutandukanya sede na poshete nkabigira ibintu bibiri kandi by'ikintu kimwe. Iyi poshete ibika sede kugira ngo itangirika. Ni ukuvuga ngo n'ishusho y'umuntu n'umuntu niko bimeze. Ubundi umuntu muzima ni uzabona Imana, ni ubugingo burimo imbere. Ubugiye urandeba n'ishusho urayireba, ariko mu by'ukuri ntunzi, nzwi n'Imana yo mu ijuru yandemye. Hari ubugingo rero, hari n'ishusho ari we mubiri uyu nguyu ureba. Ni ukuvuga ngo nabigereranya rero, ubwo bugingo nabugereranya n'iyi sede, kuko iyi sede niyo iriho icyo dukeneye. Habe indirimbo, habe ivugabutumwa, biri kuri iyi sede. Ariko iyi poshete irarimbikiye kugira ngo itangirika. Ubugingo bushobora gutandukanywa n'umubiri, uko niko bangenje. Bafashe ubugingo bwanjye babukuramo dayimoni w'igikeri. Ndagereranya aka gapapuro na dayimoni w'igikeri yinjiye mu ishusho yanjye. Aho nanyuze ngenda banteretse mu ndobo, bashyiraho imigozi ibiri, banzamurira mu ndobo nk'abanzamuye muri esanseri. Ariko mu by'ukuri bazamuye umubiri gusa, iyi shusho ubugingo buzabona Imana barabusigaranye. Hazamutsemo imbere mu ishusho yanjye dayimoni w'igikeri. Nagarutse ku isi, aho nanyuze ngenda niho nanyuze ngaruka. Ariko mu by'ukuri nubwo nari ngarutse, muri jyewe hari icyari kindimo. Ishusho ureba inyuma utarebye imbere wavuga ngo dore sede ya Rebeka, utabashije kureba gufungura ngo urebe imbere. Nagarutse ku isi nyuma y'iminsi 7 iwacu barambuze. Nasubiye mu muryango wanjye bisanzwe, ubuzima bwarakomeje, ariko ukomeza n'ikindi kindi. Hari icyari kindimo, hari icyankoreshaga. Bari basigaye bakoresha nk'abakoresha telekomande, batumaga wa wundi nasizeyo yarangiza nawe agakoresha wa wundi uri ku isi. Bambwira ngo nyura aha nkahanyura, bambwira ngo ucare nkicara, bambwira ngo genda ngenda, bambwira ngo iruke kwiruka. Ngaruka mu buzima bisanzwe, ngaruka mu rugo, ngaruka activite zose ndazikora nk'abandi bana, ariko mu by'ukuri hari icyari kindimo, ari nacyo cyagombaga kunkoresha. Ubuzima bukomeza, ndibuka umunsi umwe baranyicaza barambwira ngo noneho rero
ntabwo uzaguma muri ibi ngibi gusa, ahubwo ugiye guhabwa akazi. Baramfashe banjyana ahantu, barantembereza mu nganda nyinshi cyane. Bantembereje mu nganda, bangejeje mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe, banjyana muri urwo ruganda. Kimara kugera muri urwo ruganda barambwira ngo wowe ugiye guhabwa akazi muri uru ruganda, utegereje kuzatumwa aho ugomba gutumwa. Natangiye akazi mu ruganda ndakora, nitegereje uko bakora bintera ubwoba, ariko gukora akazi nari nahawe kandi ngomba gukora, nta kundi nari kubigenza, nagombye gukora. Uko twakoraga muri urwo ruganda rero, iyo uruganda rwashomaga, giye nakoraga mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe bita amaproduit. Iyo uruganda rwashomaga byabaga ngombwa kwica abana b'impinja kwa muganga mu bitaro, bakagerageza kureba ababyeyi bagakuramo amada bakica abana. Saa sita z'ijoro yabaga ari isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kujya kuzana abo bana. Iyo babagezaga ku ruganda, ikintu cya mbere bakuragamo babanzaga gukuramo ubwonko. Ubwo bwonko nibwo bakoragamo amavuta atukuza ahindura uruhu. Imana ijya kuturema yaturemye mu ishusho yayo, twebwe turi ubwiza bw'Imana. Ubu uri igikara, ubu uri inzobe, ubu uri imibiri yombi, uri ishusho y'Imana. Uko Imana yakuremye ni uko nguko uri ishusho y'Imana. Kandi muzirikane ko icyatumye Satani akurwa hejuru akamanurwa mu isi ni ukubera ishusho y'umuntu. Satani nawe aricara aravuga ati ntabwo bicira aha ngaha, bitewe n'iki ngiki kibayeho, nanjye iriya shusho hari uko ushobora kuyangiza. Ayangirisha ubwonko bw'umwana w'uruhinja. Bamwe mbere ko bicara bakavuga ngo Imana yandemye igiye kuruhuka, indema nabi, jye nari kuba inzobe ingira igikara. Bityo rero bamwe na bamwe bakiha gukosora Imana, ariko Imana nizaza ntizaceceka. Menya ko uremwe mu ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana. Uko usa kose uri ubwiza bw'Imana, uko uteye kose uri ubwiza bw'Imana. Satani yibashuka. Ibyasigaraga twabishyiraga mu mashini tugasya, twamara gusya bagashyiramo amaproduit chimique, baranyuza. Najya kubona nkabona bazanye ibikombe, uruganda rw'ibikombe rwagemuraga aho ngaho. Najya kubona nkabona handitseho ibihugu biri hano ku isi bisanzwe bizwimo izo nganda zikora amaproduit. Ntabwo mvuze ko hatari inganda hano ku isi n'ubundi zikora ayo maproduit. Inganda zirahari ziyakora rwose, ariko ikibazo ntiwatandukanya produit yakorewe ku isi n'iyakorewe kuzimu. Ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Satani ni umunyabinyoma, icyamuzanye ni ukwica, kwiba no kurimbura. Arashaka kwica abantu b'Imana yiremeye akoresheje ibyo byose. Ikintu cya mbere bakoraga, babanzaga kuzana ibyo bikombe tugashyiramo amaproduit. Abacuruzi bamaze kurebayo bazaga kurangura, bakaza kurangura bakazana ibintu ibicuruzwa hano ku isi. Hari ababaga baramaze gukorana amasezerano arambye na Mayimuna. Icyo gihe baravugaga ngo wenda tujye tubisanga ku kiyaga runaka, niho tuzajya tujya kudeduana, cyangwa se tujye tubisanga ahantu runaka, cyangwa se bagakora amasezerano y'uko amaduka yabo azajya ahora yuzuye. Akavuga ati yewe iduka ryanjye rijye rihora ryuzuye, bitewe n'uko igitambo bamusabye yagitambye kandi akagitambo mu gihe gikwiriye. Icyo gihe barakubwiraga ngo nawe mu gihe watambye igitambo mu gihe gikwiriye kandi ugatamba igitambo kizima, saba icyo ushaka. Ubwo rero wasabaga icyo ushaka. Narakoze nkora igihe kinini, nkora n'imbaraga zanjye zose, nkora n'ubwenge bwanjye bwose, ariko ibyo ngibyo twakoraga ntabwo byari binejeje umutima wanjye. Najyaga nibaza yuko hari icyamura aho hantu, jewe ibyiringiro byanjye ntabyo nari ngifite, nta byiringiro nari mfite by'uko natabarwa, ariko nari mfite umubabaro mwinshi wo gukoreshwa iyo mirimo kandi nta ruhare nabigizemo. Igihe cyaje kugera ndi mu kazi ndiho nkora, barambwira ngo ninze njye kurahira indahiro ya mbere. Naragiye mpagarara imbere y'indahiro. Mu gihe nari ngiye guhagarara imbere y'indahiro, bampereje igikombe cyuzuye amaraso mu ntoki n'inyama nini cyane mu ntoki. Banyeretse urupapuro n'amagambo yanditse ngomba gusoma mu gihe ndahira. Yari amagambo avuga ngo mwami w'abami, ndaje kugukora amasaha 28 kuri 28. Icyo uzankoresha nzagikora, aho uzantuma nzahajya,
mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, narangiza nkaryaho nkananywaho. Icyo gihe bari bambwiye yuko nindahira iyo ndahiro ngomba guhita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushishi. Mu gihe nari maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi, iyi foto nayo niyo maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi. Kugira ngo ujye mu muryango w'abaroze kuruwa ubanza kurahira indahiro 6. Iyo umaze kurahira izo ndahiro 6 uhabwa ubushobozi. Umurozi wa mbere ku isi n'umupfumu wa mbere ku isi baba mu gihugu cya Nigeria. Ababirirwa baturoga batubeshya badutobera udufu tw'ipusi n'imbwa n'utwatsi, aba nabo bakorera satani batazi. Cyakora bafata umwuka mubi w'ubugome bakawumwoherereza. Bamara kumwoherereza akaba umugome mu buryo atiteguye, agatangira kuroga no kwica abana muri quartier, kwica abantu muri quartier, ari ubugome bumuhanzeho gusa, nawe akorera satani atazi, nta kindi gihembo abitegerejemo. Uwo mwuka w'abaroze kuruwa ni umwuka ukomeye cyane. Iyo urangije indahiro z'abaroze kuruwa urahira indahiro zo kujya muri Framaso. Umuryango w'abaframaso naho rero urahira indahiro 6 zose hamwe zikaba indahiro 12. Ubu uri umukozi wa satani ku isi wemewe. Iyo ugeze ku ndahiro ya 11 uhabwa imbaraga, ukaba wava mu Rwanda ukajya nko muri Amerika udateze indege, ugenda mu buryo bwa gishitani. Ni ukuvuga ngo aho uzagera mu gihugu uzageramo cyose, umuntu uzakwakira azaba ari umuframaso. Uwo muzicarana, uwo muzaganira aba ari umuframaso. Uwo mwuka wa framaso ni umwuka ukomeye cyane. Ni umwuka ushaka ko amadini yose aba idini rimwe, aterana akaba idini rimwe.